twinjiye mu gikorwa nyirizina cya anniversaire. Turifuza yuko bari budufashirize umuyobozi mwiyerekwa Imana yamweretse. Turaza kuboneraho umwanya wo gusaba ko bashoje iki gikorwa protocol iri budufashe kwakira abantu muri rusange. Uyu ni umuhango ugiye kubanziriza umuhango nyirizina wo kwakira abantu turi kumwe, kandi turakwinginze ibyicaro urimo worship team mumfasha hanga. Icyo nsobanukiwe nuko icyo umwana asabye umubyeyi akimuha. Ngiye gusaba data. Mu bigaragara nuko iminsi cyangwa imyaka ibaye myinshi, kandi mu bintu nagusabye ngo uzansengere ibindi, ariko sinshaka kuba pasiteri. Iyo umuntu atabaye pasiteri ashobora kuba umuhanuzi, ashobora kuba umukristo mwiza, ashobora no kugira indi mirimo akora mu murimo w'Imana. Ngema numva ntabishaka, kiretse Imana nigira ukundi bigenza. Ariko uw'Imana yahamagaye akambwira ijambo rikabohora umutima wanjye, ngiye kugusaba mbere yuko umufungurira ku mugaragaro nk'uw'Imana yahaye yerekwa bwa mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda. Umbabarire umuhesha umugisha by'umwihariko, kugira ngo benshi azahagarara imbere b'imitima yinangiye bazumve atari uko babishaka, ahubwo ari uko Imana yamuvugiyemo. Kandi nzi ko Imana ikivuze, yaba ari abadayimoni cyangwa indi myuka iyo ari yo yose yumva. Rero umufungurira inzira, kuko iyerekwa ry'uyu murimo ntabwo ari mu Rwanda, niho bitangiriye kuko turi Abanyarwanda, ariko twifuza guhesha amahanga yose umugisha. Umbabarire rero umuhesha umugisha, natwe tuzamubonereho umugisha. Nicyo ngusabye nk'umubyeyi kandi ukinkoreye. Ntabwo Imana iteye ubwoba, ntabwo nsobanukira icyatumye azana aya mavuta. Aya mavuta nayavanye mvuye mu Isirayeli. Aya mavuta nayavanye ahantu hitwa Betaniya. Umuntu ureba nitegereje hano hari ishusho ya Mariya Magadalena asuka aya mavuta y'akabuto ka narada, ayasuka ku birenge bya Yesu. Ibi rero Imana yarambwiye ngo ntuwibagirwe ayo mavuta uyatware. Njye nari nzi wenda yuko nzahura n'umurwayi, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, mwirukane abadayimoni, musige abarwayi amavuta mwigire. Ariko naje kugenda mpura n'umwana wanjye, noneho ngeze umugisha yaje nguye nahari. Uyu ni umukozi w'Imana cyane uhambaye, bamwita Saturday Ntambara. Ni umukozi w'Imana, ndaza kumusaba aze kugira icyo avuga kuko ndamukunda, ariko Imana yamukoresheje. Aya mavuta niwe wayazanye yavanye mu Isirayeli. Uyu mukozi w'Imana rero Umwuka yakunze kubimbwira ati uyu munsi uyu muntu nk'uko afite uyu muhamagaro umwimike nk'uko Samuel yimitse Dawudi. None
noneho igihe nikigera bimugenderaho neza nk'uko Dawudi yasutsweho amavuta gatatu, ubwo nyine ajya kurwana n'intare n'idubu abinesha akica na Goliyati, yabitewe n'aya mavuta. Hanyuma nyuma yaho aza kwima ari umwami w'Abayuda, nabo bamwimikisha amavuta. Gahunda z'uyu mukozi w'Imana, kuko na Sawule bamwimikisha amavuta ariko ntacyo yamugejejeho, ariko kuko afite umuhamagaro na madamu nk'uko binsabye mwana wanjye, ndagira ngo ijambo ry'Imana nsomera Samweli we ari hehe wa muhungu wanjye agiye kwitaba telefone. Samweli wa mbere igice cya 16 n'umurongo wa 13 haravuga ngo iki? Noneho uyu mukozi w'Imana nk'uko mbisabwe, sinzi impamvu nabonye aya mavuta, sinzi impamvu Imana yampamagaye kugira ngo nyobore uyu muhango, sinzi dukeneye abakozi b'Imana bahageze. Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 23 cyangwa 13. umurongo wa 13 haravuze ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta musukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane, nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. None uyu mugabo impano ye murimo ruzindana no kugira ngo abe profeti, hari ukuntu byagenze hamagawe n'Imana. Dawudi nawe yari umuntu yaragiraga intama z'ababyeyi, ariko noneho bashatse gushyiraho Eliyabu mukuru we biranga, kuko hari ubutwari bamurebagaho, ariko kugira ngo azafashwe nuko yasutsweho amavuta. Iyi ni igihamya cya gatatu kugira ngo ububyutse buze mu gihugu cy'u Rwanda. Intambara mwana wanjye, nudahagurutse ubutumwa nk'uko Imana yabivuze hariya, uyu azagufasha haguruka. Icyo dushaka no kurwana rubyuka mu imbaraga z'Imana, kugira ngo idini igihanda Goliyati wa wundi Imana yakubwira turashaka kugikubita gipfe. Aba bantu no kuvuga habaye hari ibintu byabaye bikomeye cyane. Aba ni abanyamwuka n'abapantekote b'abanyamwuka, ntabwo ari adeperi, ni abapantekote, ni abanyamwuka. Adeperi yise abapantekote, ariko nawe wenda bibese sinyibujije. Rero impamvu yanzanye wenda ndumva ari igiye kuba kugira ngo ube profeti. Ngiye gusukaho amavuta mwimike uyu mudamu wenda musiga, wenda we simusuka, wenda musiga, kugira ngo icyari kikuriho, umutwaro wari ukuriho n'uburetwa Satani ashaka gukoresha buvanweho no gusigwa amavuta. Nawe ndagusuka amavuta umwuka w'Uwiteka kwizeho cyane. Yesu ashimwe cyane. Noneho nguhesha umugisha, ubasha uyu murimo, ubasha aba imbaraga z'Imana zigukoresha, uhinduke akanwa k'Imana, icyo ukozeho cyose kibi. Goliyati ndashaka kukagutuka, arahari bwanadini byo kuza kumusenya abantu bagakizwa babonye imbaraga z'Imana, uhindutse akanwa k'Imana. Amina, haleluya. None rero nk'uko mbisabwe urapfukama. Mungu ngiye gusubira icumbi na Samweli yasubiramo irama wacu n'ibicumbi. Hano aho uri ku musozi wa Karumeli naho Dawudi yasukiyeho amavuta, ni Kigali nawe hano. Imbaraga z'Imana zikumanukiriza. Imana Imana ushobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo, reba umugaragu wawe mu izina rya Yesu. Hari imbaraga zishaka kumumanukira, asukwaho aya mavuta mu izina rya Data wa twese,
n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, reka ubuntu bwawe n'imbaraga zawe zimubeho, kugendererwa kwawe kumubeho mu izina rya Yesu. Reka imikorere yawe imubeho mu izina rya Yesu, ubwiza bwawe bubeho mu izina rya Yesu. Reka gukora kwawe n'Imana kubeho mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe n'intoki mu izina rya Yesu Kristo zirambikaho ibiganza, abarwayi bagakira, zihesha umugisha buri umwe wese mu izina rya Yesu Kristo. Izi ntoki zisizwe amavuta, ijambo rye riratubwira ngo havumwe ukora ku wasizwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe no kugira neza kuze kuri we, reka imbaraga zawe zimuzeho cyane, zongere zimuzeho cyane, zikuba inshuro 100 zari zimureho zongere cyane. Reka hinduke akanwa kawe, reka hinduke imbaraga zawe, reka hinduke ururimi rwawe, reka Nyagasani umukoreshe kubw'ubwiza bwawe n'imbaraga zawe Mana. Urakoze cyane kuko ubikoze kandi ubishoboje kuko wabisezeranije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndagusiga amavuta kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umutwaro abadayimoni n'abashatani bagutwaza igitugu nta kindi kikuvanaho no gusigwa amavuta. Ndagusiga amavuta mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Reka imbaraga z'Imana zikuzeho ibiganza byawe, ibi biganza mu izina rya Yesu Kristo ni ibiganza by'umukozi wawe Nyagasani Mana, nafatana n'umukozi wawe, amavuta mugendeho, ubwiza bwawe bumubeho, gukora kwawe kumubeho, ibitangaza byawe mubeho Mana. Ushobora byose ubikore nk'uko wabigennye Mana. Igihe nk'iki mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zikugereho, ubwiza bw'Imana bugutembere, ubudahangarwa bukuzeho, kugirirwa neza kukuzeho, guhinduke akanwa k'Imana, guhinduke imikorere y'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaha umugisha. Numvaga umutima wanjye, ndabizi ko ibyo nifuje ko byamubaho. Hari umukozi w'Imana watubwiye ngo ifashe umupira ukawutera ku gikuta urakugarukira. Ndizera ko bizangarukira. Yesu ashimwe cyane. Ngaho mudufashe kumugaragara, mwakira abo bantu bose, hanyuma turaza gukomereza ubundi. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Turakiriwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti.